muraho neza nongeye kubasuhuza mbifuriza umunsi mwiza amahoro y'Imana n'abandi namwe. Reka nshimire rero umuntu wasubije neza ibibazo ngo yitwa Uwiringiyimana Nadine, niwe wasubije ibibazo neza byose ku murongo, yabisubije neza rwose, akwiriye guhabwa akantu. Uyu munsi rero nkaba mfite ibibazo nshaka kuza kubaza, ariko nkagira n'ibisubizo nshaka kuza gutanga by'ibibazo bya mbere byabanje. Reka nshimire umunsi nazanye ibibazo bibiri byonyine bishobora kuza kwiyongera icya gatatu kimwe cyonyine. Ikibazo cya mbere kirabaza mbese igishyimbo kivira mu butaka iminsi ingahe? Igishyimbo iyo giteye kimerera iminsi ingahe? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri nacyo kirabaza ngo mbese nuhe mwami wa mbere wayoboye u Rwanda? Yari mu wuhe mwaka yitwaga? Ni icyo kibazo cya kabiri, nacyo uraza kugisubiza neza kubera yuko navuze yuko ari amafaranga ugomba gutanga, nayahawe buri muntu wese wasubije neza. Muzaba muri umuntu wasubije neza muzamfasha kumuhemba, mwebwe muri gukurikirana ikiganiro muzamfasha kumuhemba.